Turabashuje mwese abadukurikiye nkuko bisanzwe. Uyu ni mwanya mwiza twabateguriye ubuhamya. Nkuko bisanzwe rero murabibona ko uyu munsi ntari njyenyine, nabazaniye undi mutumirwa kandi ndabizi ko muri buze kwishima. Mbibutsa no gukomeza gukora subscribe na share kuri channel yacu ya Canaan TV. Rero nkuko bisanzwe tugiye kwinjira muri wa mwanya mwiza mukunda mwese mutari bake. Nshimira abantu bakomeje kutwereka ko turi hamwe, bakomeje kudukurikira. Turabashimira cyane. Arabari hanze y'igihugu, arabarimo imbere mu gihugu, mwese turabashimiye. Nkuko nabivuze ubushize, hari bashuti bacu bo bamaze kubigira akamenyero, nta kwibagirwa gusuhuza igihe cyose nzajya mbona amahirwe kuza hano. Barimo Madrid US, Kobusinge Peace, William Serugo, Peace Canada, mwese ndabasuhuje. Agnes, mwese turabashuhuje, tubahaye ikaze kuri iyi channel. Nanone mukomeze mudukurikire, mukore subscribe, mukore share kugira ngo ibi biganiro byacu bibagiye bibageraho ku gihe. Rero nkuko mubibona uyu munsi nago naje ndi jyenyine, nabazaniye umukozi w'Imana nkuko bisanzwe. Dusanzwe tubazana abakozi w'Imana beza. Uyu munsi nawe twahawe umugisha wo kongera kubana n'undi mukozi w'Imana. Rero ngiye kumubakirira, ariko mbere yuko mwakira reka tubanze dusenge dushime Imana iduhaye kano kanya. Turagushimiye Imana, tuguhaye icyubahiro muri aya masaha. Turagusabye kugira ngo marayika murinzi azabane natwe, ubwiza bwawe butugote, icyubahiro cyawe kibane natwe. Ibyo tugiye kuvuga hano mwami, ibyo tugiye kubwira ubwoko bwawe, natwe twibwira, ndakwinyize kugira ngo bitubere inyunganizi, bitubere urwibutso, ukomeze ubane natwe kuko uri Imana yo kwiringirwa. Nsengeye umukozi wawe ugiye kumbura akanwa ke akavugana n'ubwoko bwawe kugira ngo uhagarare mu ruhande rwe, umugirire neza. Data turagushimiye ubwo turi bwongera gusoza, nanone tukiri kumwe nawe, icyubahiro kirakomeza kuba icyawe. Turagushimiye ngo nubane natwe, ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Nkuko rero twe tumaze kubabwira, murabibona nago turi twenyine hano kuri channel ya Canaan TV. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana uyu munsi twabazaniye, amazina ndayazi ariko sindi uyasubiremo, arahari agiye kubyivugira. Umukozi w'Imana rero tuguhaye ikaze hano kuri iyi channel. Yego, ugiye kuganiriza abatureba, tugiye gutangira ubibwira hanyuma dukomerezeho. Murakoze cyane. Nitwa BATAMURIZA Josephine, ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo n'abana. Ndashimira Yesu wabamaye. Amen. Ndakishijwe. Aratwibwiye mu magambo make, ni umubyeyi, afite umutware, afite abana. Ese batamuri umurimo w'Imana ukorera hehe? Nkorera Imana muri Miracle Center Kabeza. Tugere kwinjira mu mwanya we w'ubuhamya. Uyu munsi ndumva ntashaka kuza kwinjira mu kiganiro cyane, ndumva mfite amatsiko menshi kandi namwe badutegereje, ndumva namwe muyafite. Rero kugira ngo nanjye urumva ndazi ko mfite inyota nk'iyo namwe mufite, ndashaka rero kumuha umwanya amaze kutwibwira. Yego sindi buceceke, hari ibyo ndibuze kugenda mbabariza kuko ndabizi ko namwe muramutse muri hano mwakibariza. Ndaza kugenda mbaza mu biki, ariko ndifuza kumuha umwanya akatugezaho ubuhamya bwe. Afite ubuhamya bwinshi ariko hari ubwo yaduteguriye uyu munsi. Rero batamuriza ikaze hano nkuko wari umaze kwibwira abadukurikiye. Umwanya n'uwawe, ugiye kuganira nabo, ugiye kuganira natwe. Muri make tugezeho icyo waje dufitiye uyu munsi. Urakoze cyane mama pasiteri. Nkuko bivuze, nari ibi bintu mbimaranye igihe kinini, numva ashaka ko byajya no hanze n'abandi bose bakabimenya. Nkuko nababwiye ndakishijwe, ariko mbere yuko nkomeza ndashaka ko dusoma muri Yesaya, Yeremiya. Tugiye gusoma muri Yeremiya igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa 4 cyangwa se wa 8. Ndasoma rayizinga. Yesu ashimwe. Amen. Niho ubuhamya bwanjye buhagaze cyane. Nta kindi, ntago naje kwigisha, nubwo nabyo ndi bubikore wenda kuko burya ijambo rikomeye kuri ibindi n'ubuhamya. No guhamya ibyo Kristo yakoze. Hano rero muri Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa 8 kabariho mera, haravuga ngo, umurongo wa 8 ngo ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Yesu ashimwe cyane. Iryo jambo impamvu nditindaho, hari ahantu Imana yari imereye. Yesu ashimwe. Njyewe rero nkuko nababwiye nanone mbigarutseho, nakijwe ndi umwana muto, nakijwe n'umwana w'imyaka 9.
nyizwa ndi njyenyine ari njyenyine ukijijwe mu muryango wacu kwa data na mama abariho turi abana 8 ni njyewe rero wavuyemo mfite bakuru banjye mfite n'abankurikira mvamo ndakizwa ariko nyizwa Imana imamagara hari aho yansanze nanone nkashobora kujyamo kuko n'ubundi buhamya burebure hanyuma ndakizwa maze gukizwa ndagenda nangira rero kugeragezwa kuko urumva ababyeyi banjye ntabwo bari bakije utangira urugendo rw'agakiza nari nangira urugendo rw'agakiza ndi umwana muto twari tukiri mu mahanga nangira rero urugendo rwo kugeragezwa n'ababyeyi nakijijwe babishaka kuko nakijijwe ndwaye ariko babonye maze kwakira agakiza kamaze kunyinjira batangira kuba ari bo babifuhira nanone barabyanga papa na mama bari abakatolike bari committed ku idini hanyuma ndasafaringa nyura mu igeragezwa kubera agakiza hanyuma rero bigejeje aho nza kumenya impamvu ibyo byose byambayeho nkashaka kuzana kuko mbizanye ntabwo twava hano nayo ni iyindi parti y'ubuhamya bwanjye hanyuma rero ndangije kumbi Kristo yashatse kugira ngo ncungure umuryango wa data na mama hanyuma the long story short baza gukizwa habanje mama wanjye hakurikiraho n'ababa vandimwe banjye bose 8 uretse papa ni utarakizwa ibyo rero nkabishimira Imana Yesu ashimwe cyane ahangaha muri Yeremiya haravuze ngo kugira ngo nukabatinye kugira ngo ngorokore Yesu ashimwe cyane nje nifatiyemo ayo magambo 3 niyamfashe ngo nakumenye kera Yesu ashimwe cyane Imana rero yamenye kera hanyuma ibintu byose nanyuzemo muri family yanjye Imana imagushira amanga inyambika imbaraga zo kubyakira no kubishobora kubijera kugira ngo ndokore bene mama na data Yesu ashimwe cyane nkahora nshaka kubwira abantu bose bajya mu gakiza mbabwira ngo nimwakizwa mukizwe neza kuko Imana ishobora kuguhamagara ari wowe uzatuma umuryango wose uhinduka ukakira agakiza yego kandi ushobora kugaragara nk'utagaragara nyine ugaragara nk'umuntu udafatika ariko Imana akaba ari we ikoresha kugira ngo irokore benshi ndabishimira Imana rero ariko impamvu nangeranye ubwo buhamya bwaho nubwo atariho ngiye kujya no kugira ngo mbabwire rero impamvu Imana yamaye agakiza mama pastor ndakizwa nago negeze nsubira inyuma pe ndabihamya kuva mfite imyaka 9 ndakizwa ndarangiza urumva ndangiza primary ndangiza secondary hanyuma Imana iranoza inyuza mu bikomeye pe ugurangije secondary ndangije secondary kuburyo ugiye no kureba abo tuvukana bose turatandukanye cyane turatandukanye haba mu buzima turatandukanye n'abantu b'abatesi n'abantu badashaka ibintu bibagora ariko njyewe Imana yabinyushiremo kugira ngo nkore iki nzashobore kugira aho magarara hanyuma birangije rero nibyagarukiyeho ndiga ndarangiza maze kurangiza rero nibwo niga university ndayirangiza ndazi nahambona akazi ndangije rero ndashaka ari naho nshaka gutinda cyane ndashaka maze gushaka nk'abandi bose nkora ubukwe bwiza njya mu rugo rwiza aho rero niho nshaka ko abantu bose aho niho ruzingiye abamugani bumva gukomera kw'Imana yego ari nayo mpamvu ya cyanditswe ari nayo mpamvu ya cyanditswe cyo muri Yeremiya Yesu ashimwe cyane hanyuma maze gushaka rero kwakunda ukiri umugeni ukwezi kumwe merako nangira actually nako byageze mu kwezi nyuma y'icyumweru kimwe utangiye winjiye mu rugo namaze gushaka abantu bakijijwe mu mvugo y'Imana Imana hari ababyemera hari n'abatabyemera ariko mwaba mubyemera hari abatabyemera Imana iravuga pe ahubwo itandukanyirizo n'uburyo tuvugishamo Imana rero njyewe kenshi ishaka kungirira neza ishaka kuma message ivugana nanjye mu nzozi Imana rero yatangiye kuma inzozi nyuma y'icyumweru kimwe ngira ngo nacyo kitageze utangira kwakira inzozi
nkajya ndota napfuye wowe ubwawe jewe ari nge wapfuye icyo gihe nyine nababwiye ko nsengera Miracle Center nkajya ndota napfuye hari abana b'abasore basengeragamo twasenganaga nkaranashaka nkajya ndota twapfuye icyo gihe bashyinguraga i Remera iwabo wa twese nkarota napfuye bakanjyana bakangeza iwabo wa twese bakanshyingura abo ngabo wabonaga mwasenganaga abantu bose bashyinguye ariko abo bantu nibo bateruraga isanduku noneho mama wanjye yajya gushyiraho ururabyo rwa nyuma nkazuka ukavayo bimbaho ubwa mbere ngira ngo ni inzozi zisanzwe bimbaho ubwa kabiri bigera ahantu bikajya biba nka kabiri mu cyumweru ukiri umugeni nyiri umugeni washatse maze icyumweru ashatse noneho bigera ahantu biba tumaki nkajya mbirota buri munsi bigahora biza ukwezi kwa mbere kurashira ukwezi kwa kabiri kuraza nkarota napfuye noneho ngera ahantu numva ubwoba buranashye ngera n'ahantu nshaka kwemeranywa nabyo nkajya nsiga neguye umugabo nkamwereka wagize igihe urabyakira yego nkamwereka ibintu nkasiga mweretse ibintu nkasiga muteguriye mbega nishyizemo ko ushobora kutagaruka ariko bigeze aho numva burya ni nayo mpamvu iri jambo ryanjye ryo muri Yeremiya ndihagazeho ntukabatinye yego biterwa rero n'abari bo njyewe mwuka w'Imana abo yambwiraga ni abadayimoni yego Yesu ashimwe cyane ngeze aho Imana imira ijambo ntukabatinye abandi ushobora we kuvuga umwanzi wawe ushobora kuvuga abakuzengurutse ushobora ariko jewe mwuka w'Imana yahise ambwira abadayimoni nuko maze kubona bibaye tumaki ariko se Josephine nguciye mu ijambo harakantu uvuzeho uti nageze aho ndabyakira numva rwose mbigize ibyanjye ibyo wenda ni ibisanzwe umuntu yumva ikintu cyaramubayeho akagera igihe akacyakira akavuga ati uko byasa kose naho nabicike noneho uravuze uti nageze aho ntangira gutegura umugabo nkajya mubwira ni bimeze gutya na gutya nkasiga mbega umwakije neza ukavuga uti nuko arabyakira se mbega wabonye yabyakiriye ate ubwo ngubwo hari ukuntu neye ndi umuntu udakunda kuvuga ibintu bibi yego ngewe nuko nasanze neye nago iyo experiencing ibintu bibi sinkunda kubisharinga nkunda kuganira ubuhamya hanyuma ubwo mbinyuramo nago nari narabimubwiye namubwiraga gusa ko narose inzozi ariko ngewe najya gusohoka wowe ukabyikorera ukamwitegurira nako ibi biraha simubwira ngo na time ushobora gupfa yego sibyo noneho rero birangije mbinyuramo gutyo tukajya ku kazi mu gitondo nkabona ndagarutse nkashimira Imana ariko mwuka w'Imana aza kunsanga mu iryo jambo ubwo ariko hagati aho hari ikindi nkakubwiye ma pastor ubwo nari narasamye mwite yego urumva ko experiencing ibyo bintu uratwite urabizi ko urahangayitse bameze cyane cyane ndanoya yego mera ko noneho ndavuga ni reka ngirene reka nangira amasengesho utwite fata iminsi 21 kuko byari bimaze kundenga ngera kuri level y'ahantu mba nicaye muri office kuri computer amarira kaza kubera ubyibutse urabona hari ukurota hari no kwerekwa none nageze no kuri level yo kwerekwa ngagira ihishurirwa nkabibona ngagira nkabona ndapfuye nicaye numva birandenze abagenzi banjye workmates banjye bakaza bakambwira Josephine kurira urimo urariswa niki ibyo ubona bo ntibabibona ngewe amarira ashoka nabigiraga office yagenyene hagira nk'unungo yinjiye akabona ndimo ndarira niki kurira ariko ndimo ndariswa n'ibyo ngewe n'amajwi numva n'amaso mbona n'ibiki ndavuga rero no urugamba rurakomeye ngomba kuba determined mera ko rero nangira amasengesho mu minsi 21 ndasenga ariko ngewe nyatangira mama pasteri nabazaga Imana ikintu kimwe uru rupfu nuruguturutse urashaka kunyura cyangwa n'urwa Satani
ngejeje nko ku munsi wa 4 numva jewe na mwuka wera turemeranywa neza aranyemeza neza ko urupfu ari urwo kwa Satani. Okay. Ari naho Imana yamerera iriya jambo nukabatinye. Ndavuga noke ukuntu rero uhangara abadayimoni nago wabahangara kuko nago turwana n'ibyambaye inyama n'amaraso ahubwo turwana n'imyuka y'ahantu mu kirere. Then ndavuga noke inzu uburyo ngomba gubita umwanzi ari we Satani. Nangira gufastinga iminsi 21 abantu abadamu mu nkurikirana nako abadamu narijya kuvuga n'abakobwa abadamu murabizi umusamo kuntu stress ariko nago mushaka kubyemera kuko none hari n'inda ya mbere cyane ari na ntoya cyane yego nda fasting umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa 4 mbona igahishurirwa kari ibyo abadayimoni tukada long story short ngeze ku munsi wa 18 ariko ubwo ku munsi wa 18 umunsi wa 17 nijoro ndaryama ariko ubwo uko nayatangiye najyaga mva ku office nkajya ku cyaki buri munsi nkasiba umugoro ngasenga ngageza saa 3 ngataha. Reka mbabwire mwabantu mwe badukurikiranye nimba muzi ikintu kiryoha yego ni Imana kukwambika imbaraga zo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Na handi ushobora gutsindira umwanzi wawe na handi ushobora gutsindira abadayimoni ntabwo ushobora kubatsindisha kanwa cyangwa ibintu cyangwa umuryango oya gutsinda Satani umutsindisha ikintu iki kwiyiriza no gusenga yego kandi ukagira kwizera kudasanzwe. Hanyuma ndangije ku munsi wa 17 nijoro ndaryama ndongera ngira inzozi noneho ngira inzozi ngo napfuye ngo umuntu amagaze hejuru ngo arambwira ngo uziko wapfuye kandi wapfuye ngo ndangije ndamubwira ngo ariko ndumva ku gasuzuguro kanyu mwarambiwe kandi uwo muntu yari umuntu uzi mubo tugendana nabo mubonze aza muri ryayere aza noneho n'inzozi ndamubwira ngo ndumva ku gasuzuguro kanyu mwarambiwe ni gute muhora mumbwira urupfu nerekanze mbereke. Ndagenda nabonaga ndi mu itorero rya Miracle Center n'ubundi ngo ndagenda fata ikibuye kinini ngishyira muri serikeye ngewe mvamo yego hari mukuru wacu mukuru nyine ngo ndamubwira njya mu nguni y'urusengero ndamubwira ngo magarara imbere wambara ikanzu yirabura magarara imbere noneho bamburi babasore bakundaga kunerura guterura serikeye yanjye aranyingiriza bigenze uko ngiye baterura serikeye baragenda bagera iwabo wa twese barashingura bazi ngo bashinguye batamuriza kumbi washyizemo ibuye bajyanye ibuye ngo ndangije ndaseka ariko mu nzozi ngo ndaseka ndavuga ngo sha igihe mwahereye mu stress ndabakoze nyene urabona kwa kundi abantu bahana high five ngo duhanye high five na nuwa my sister ndaza ku munsi wa 18 noneho ndaryama ngira inzozi zindi za kabiri ngo ndota the following night ndota ngo mbona nakoze accident ngo napfuye n'umwana nabyaye yapfuye kandi koko uzirota utwite. Ndabyuka tujya ku kazi bisanzwe noneho umugabo aza kumfata twajyaga kuri banke tujya kuri banke dufata ibyo twafataga then turagaruka. Urabona nakoreraga hariya ku Gishushu nko kuri Bosse Jour umugabo akorera Faisal turaza urabona ikiriya cyapa cyo kuri Bosse Jour nyine ankuramo ndarenganya icyo gihuriye muhanda wa Kacyiru Gishushu barawukoraga imodoka urabona ukuntu ubundi imodoka zibisikana hagati harimo akaborudire noneho imodoka zakoreshaga akayira kamwe akagahande kamwe ka ruguru yego kariya kubera bari bagafunze zinyurana mwaho gutyo then haza nari magaze yari amaze kunkurama akomeza ku kazi magaze kuri borudire haza imodoka y'abadaba kabine
ituruka ubwo we ahagaze hakuno aragutegereje yagiye yagukuyemo yikomereje ku kazi noneho imodoka ya daba kabini ibonye nditurutse ruguru urebye ngira ngo irayikanga ishaka itumuhanda iza handi kuri borudire ndi aho uhagaze aho magaze ndindiriye ko zitambuka nkambuka irangubita imodoka yikanze indi iva mu muhanda igusanga aho uhagaze bivuga ngo wari utaranambuka umuhanda nari ndindiriye ko zitambuka ahubwo ngiye nkambuka wihagarariye ahantu itaborudire iraza irangubita inshyira muri kaburimbo utwite kwa kundi bukimara urimo kwibaza ibikubayeho iyo modoka ya dabo kabini yari ifite bya defender yego biriya byuma biba biri imbere ku kizuru magurutse turongera mura nayo noneho irakubita gusa iby'amahirwe kugira ngo n'izindi nizingonge injugunya kuri borudire hakurya ariko yakwambukanyije umuhanda kunshura ya kabiri defender ikubita rero hahandi si mu mugongo hari urutirigongo ruhurira n'andi magufwa yo hasi irakubita ariko bikabije ubwo abadukurikiye bibuka ko utwite yego nyimara kubona bimbayeho nibuka za nzozi nibuka ako kanya muri ako gaheka ndi muri iyo kaburimbo yego metambwira mwuka wera ndamubwira ni rero mwuka wera hari icyo ngusaba ndakwingiza ngo ndindire ubugingo urinde n'igita ndangije nibyagarukiyeho ariko ubwo hari akandi nibagiwe umugabo uko yumva uko abona urumva nyine ubwo imodoka zahise zihagarara akavuyo yari akigera nka hariya ku gishushu ahita akata ngo yumva umutima uramuhamiriza neza ko ari njyewe bagonze urumva nanone hari akandi kantu numvishijemo kwa kundi wahoraga umutegura ukamutunganya wowe ubwawe ukavuga uti nshobora kutagaruka nawe urumva ko ngira ngo yatangiye kujya agira akantu ko guhangayika agahora ararikira icyashobora kuba yego n'inzozi narazimusharingaga ariko icyo nkamwerekaga uruhande naramuhisheho ni uruhande rw'ubwoba yego no kubyakira ibyo byari ibyanjye nadiringaga nabyo ikintu gusa yarazi ayo masengesho yarayazi ko nyarimo ndetse agira impungenge aravuga ati ariko ni gute umuntu umeze gutyo asenga gutyo ubwo urabona utarimo guteza ibindi bibazo ariko kuko numvaga mwuka wera yanyambitse imbaraga numva nabwo bafite yego mama pasiteri kamubwire hari imbaraga z'Imana ni nayo mpamvu ngira abantu bose badukurikirana yaba umugabo yaba umusore yaba umukobwa yaba umugore yaba umwana muto nakagira ikindi kigukanga n'ubu ndabisubiramo uzatebwa igihe cyose uzabona udafite Imana utagendana na Kristo icyaza cyose cyagutera ubwoba ariko nimba ufite Imana nimba ugendana na Kristo nimba uhagaze mu mutima wawe wumva uhamya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntazagira ikindi kigukanga kuko ndagira ngo ngubwire ko hari ugukomera kw'Imana hari Imana ikura mu rupfu sibyo hari Imana hari abantu benshi tujya tubona bakavuga ngo barapfuye bagiye kuzimo bamaraho iminsi baragaruka ariko Imana igibasha gukura umuntu ku munwa w'urupfu ubibona ku mwobo w'ikuzimu ikongera igatanga ubuzima yego Imana rero nanjye yankuye ku mwobo w'urupfu irongera mu buzima muri make ubwo araza urebe ubuntu bw'Imana butangaje ubwo nari mvuye kuri banke nari mfite amafaranga muri baga menshi twajyaga kwishyura ikibanza uri hasi waguye umumotari araza aterura ya baga aterura telefone umugabo uko yagahindukiye yiruka yibuka ko baga irimo amafaranga yego agira amahirwe akihagera asanga umumotari arabifite amwaka baga niyo yashoboye kwibuka ibindi arabireka umugabo niwe wenyine wanyikuriye muri kaburimbo abakugonze bari he yari yahagaze yari n'umuntu mugabo ukuze arahagaze ariko urumva agiye ubwo sinongeye kumenya filime umugabo mu byo yambwiye ni wanyikuriye muri kaburimbo anshyira mu modoka turagenda tujya Faisal nagezeyo utagishobora kumenya nabyimbye wese hahandi imyenda bayinkatiraga kugira ngo bankuremo imyenda barankataga guhera ku mwenda imbere kugeza
inyuma bankata urumva ndatwite ubundi umuntu yakimara gukora accident nuko bamunyuza muri hari scanner hari kiriya kindi kiriya cyuma kindi banyuzamo RMI nimba ari RMI sinzi ko bakita ariko hakaba hari riske ko kukinyuzamo ntwite cyane cyane ko inda yari ikiri na noya ari ibindi bibazo hari riske kavuga bati dushaka kumunyuzamo ikayengeramo agapfa bikamwihutisha gupfa ikiza cya mbere first aid ya mbere tugomba gutanga no gukuramo inda tukabona tugakurikirana umurwayi umugabo wagiye akora agafaisali ubwo nari nyifite ubwenge nibuka mwuka w'Imana inzozi yagenye icyo yakubwiye izo nagiye mbona nicyo yambwiye nibuka rya jambo ntukabatinya ndavuga n'ubu ngiye kwemeranwa n'abadayimoni bagere ku cyo bashaka Yesu ashimwe cyane hari abantu bajya bavuga ngo abahanuzi ngo Imana yaratubeshye ngo abahanuzi ndagira ngo mbabwire ngo ikosa sabahanuzi yego nago babeshya Imana nigibeshya niyo babeshye nago burya bari Imana yabavugishije ariko Imana twamenye twiringira ndababwirisha kuri nago igibeshya icyo yavuze no gukora iragikora ndangije rero nibuka iryo jambo ndababwira ni hatagira umuntu umwuriramo inda remember no wa mbere umwana wa mbere ninda ya mbere I mean na mbega noneho rero ngaho rero satani yazingiye amaze kubona icyo yashakaga ngira ngo cyo kunyica abonye nkahise mpfiraho ashatse umugambi rero wo kwica wa mwana ma pasteur habaye amanama Faisali yo kugira ngo avuga kuri uwo mwana iriya nda ivemo wari wambara imbaraga utazi nawe ahuzikuye mwuka w'Imana muri make ubwo nyimara kugera ngo nyuma y'amasaha 2 nahise njya muri koma ntiwongera kumva ariko kubera nkagishobora kuvuga nandika agapapuro nandikira umugabo ndamwandikira ndamubwira niba nkurire minda njya muri koma maze kwandika kaga nubise agapapuro ujye kukandika Josephine wumve hari icyo umutima wawe kuganije kuvuga uti ushobora kuza kuremba kajya muri koma siga wanditse cyangwa gusa warabyitekereje uvuga uti ibyo byose reka nandike nshobora kuza kugira ikibazo inda yanjye kavamo ntabizi njya kwandika nuko nari maze kugira intege nke yego numva nkagishobora kuvuga n'abandi byo bambazaga byose narandikaga yego ubwo abiwacu inkuru zibazitangiye gusakara abantu batangira kongeraho baza bahurura yego noneho urumva isaha imwe isaha ebyiri nta kintu barankoraho barangije kandi ndarushaho kubyimba ndarushaho kuremba yego barangije rero baravuga bati mufata umwanzuro mama wanjye ubwo baraje mufata umwanzuro fata umwanzuro nk'umugabo du saving ni gute nkashegera inda y'umuntu mutarabona umuntu uriho muzima mukananirwa kumurengera this is not babaganga bararakana ariko nsiga nanditse umva nkubwira imbaraga z'Imana umugambi w'Imana ku muntu ni ikintu gikomeye cyane kumbe Imana yari bizi neza ko nkazapfa n'umwana wanjye azabaho yego ndangije rero meta igihe umugabo afashe decision yo kwemera kugira ngo bayikuremo ndagarutse uvuye muri koma za nama zirangiye aho umugabo avuze ati wa mugani aho kugira ngo mbure umwana mbure n'umugore genda bisinyira umwana tutarabona na nyina arahari nawe arabisinyira inama irarangira mba ndagarutse ngaruka na rya jambo ribabwira ngo nimunkuriremo inda mama wanjye none haranyegera ngira atari ko batamuriza waretse bagakuramo iyo nda mwana wanjye kwiyorinda ya mbere utari ingumba uzanabyara n'abandi wakwihanganya
bakagukuramo iyo nda bakakuvura ibyo bintu urimo n'ibiki batamuri ndababwira ni mureke rero mbabwire nimba mushaka kumfasha ariko ubwo navugaga akabaraga kari narandikaga kuko nari nabyimbye ahantu hose inda yabyimbye igereye ibiki ndababwira rero nimba mushaka kumfasha nimumfashirize mu cyitekerezo cyanjye njyewe ndagira ngo mbabwire ngo nimunkuriremo inda mwaranje uko mushoboye kose mumvure mudakuyemo inda yanjye abaganga bakomeye Faisal aba specialist by'amagufwa baricaye bumva wanjye yari umukozi mugenzi wabo bakamubwira batari ko kuki utafata decision umuntu w'umugabo ugakiza umugore mwarondogoye ndabyanga ko bakuramo inda ariko uwambaza wenda uti niki cyatumaga wari uhagaze kuki gituma udakuramo iyo nda ese nta n'ubwoba bw'ubuzima bwawe wari ufite yewe kubera ukuntu burya n'icyo nakubwiye ma pasiteri ibanga ryo gusenga yego gusenga ni intwari ikomeye cyane ushobora gutunga amafaranga ku makonti ushobora gutunga ibizu ushobora kuba umuntu ukomeye mu Burundi ruhande ariko my dear udasenga you're nothing yego uri ntacyo uricyo kuko burya umuntu usenga reka mubwire umuntu usenga ma pasiteri ni nko kubona umuntu ushinzwe itumanaho aba ari updated umuntu ushinzwe itumanaho aba ari updated kuko amakuru yose aba yafite umusenzi rero aba afite amakuru y'ijuru yego ni wumva uko kuntu satani yasangaga mu nzozi ni nako imana yasangaga nayo ikakubwira hari ukuntu satani agira igitutu nago we aza ikintu kizakubwira imvugo ya satani yotse igitutu agushyira ku pressure nago tuza nabwo bari byinshi ariko noneho imvugo y'Imana izarijwe riri kama ubona rigihumure ritanga ubuzima ubwo nyine nangiye gusenga nangiye amasengesho yo kwiyiriza nebwo ijwi ry'Imana numvaga nk'akajwi k'Imana kambwira ngo humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba humura uzanesha yego ndarangiza mera ko magarara kuri icyo kintu penda byanga ariko nabyangaga ukuntu naye mama pasiteri igihe uburyo ngendana n'Imana nanga ko mbirembo rya satani ku buzima bwanjye cyangwa se no ku buzima bw'umwemerera njyewe mu buryo bw'umwuka ndafunga no mu buryo bwo mu bifatika bigaragarira amaso nkafunga ku buryo nimba satani yumva arabizi ko amutoki aringa arabizi niyo mpamvu nawe ubona iyo agiye kunerana ubukana bwinshi kuko abazirevo turi buhanganire azaho muhurira umva ndafunga pe nanga jewe icyatumaga nanga ko bankurira minda mapasite no kugira ngo ejo satana atazigamba hejuru ngo wa mwana nago mufite numva kandi ariko nanjye nagari nki nagari wowe n'imbaraga z'Imana wari wagiyeho yari yamanzeho amagazeho kuko sincerely speaking mu bumuntu nago ngiye nabyishoboza ndarangiza rero haza umuganga umwe ni specialist w'iby'amagufwa umusirikare ukomeye muri iki gihugu yakoraga Faisal araza ariko ubwo tuvugana bigeze nko ku munsi wa 5 hari amatwape y'indira gusa ibyo yego ariko hari ikindi kizamini bankoreye kinyuza hepfo ruguru hepfo sinzi banywikiriye ibintu byinshi kunda banyuzamo umenya ariyo scanner banyuzamo babona nyine amagufwa ryari ryangiritse igufwa ry'inyuma ryari ryavuyeyo banajya mu mugongo ryari ryasohotse babona no munda hari agatsi kangiritse muri yandirimo umwana noneho ndangije ndavuga noke ubu cyangiye gukora icyo mwuka wari utari bumbwire sindi bugikora icyo mbwira ndagikora uwo muganga araza aravuga atari ko nimureke mbabaza kuki tunanirwa gushyigikira uyu mudamu mu kwizera kwe ikigusetsa uwo muganga nagakijijwe
arangije aravuga ati mureke mbabwire ukuntu nicaye nkigaye. Ikintu cya mbere uyu muntu ni umurwayi ni ubabaye. Icya kabiri ni umugore. Icya gatatu niwe uremerewe, niwe wumva ububabare. None nimba ashobora kugira kwizerera, ni gute twari buri kintu na kimwe dukora ngo tumusapotinge mu kwizera kwe? Za mbaraga z'Imana, mwuka wera w'Imana, nkunda gukoresha iryo jambo ngo mwuka wera yasanze wa muganga sasa ni waterereje guhagarana nanjye, kuko amajwi yari nk'amajwi 60 kuri rimwe. Ariko ndabyanga pe. Ijambo rya nyuma nabwiye umugabo na mama, narababwiye ni murekerere mbabwire, bafashe decision baravuga bati no nago batamuriza agomba kutwemeza mu mafuti. Yego, twebwe turi bakuru natwe tugomba gufata umwanzuro. Ngira mama wanjye ndamubwira reka mubwire, nibakuramo inda mukabona mbayeho, muzamenya ko ibihe byose nkazabababarira, muzaba mumvukije imfura yanjye, yaba ari umugabo wanjye sizabababarira. Urumva rero umuntu wageze aho baratinya, bose barifata. Bamaze kwifata, urumva bimberaho. Uwo muganga rero araza aravuga ati reka mbereke icyo tugiye gukora. Batamuri urumva twagufasha dute? Ndamubwira nimva nkubwire ukuntu mwafasha, mukora ikintu cyose mwakora, ariko kidatuma mufata kuri yindi. Ibindi byose ndi ready kubyakira, ariko inda nimuyifateho. Arambwira ngo mbega kuki wakomeye kuri iyo nda? Ndamubwira ni mpamvu rero nakomeye kuri iyo nda, ariko ubwo nanamaze kugarura akagufu. Josephine, nsubiye inyuma gatoya, ntago namenye neza iyo nda ukora accident ibyo byose biba, iyo nda yari igejeje amezi angana iki? Yari amezi 4. Yego, yari kiri ntoya. Nacyo cyatangazaga abantu kuko byiburiye yamaze no kuba n'umuntu. Yego, bavuga uti ibyo byose ni umuntu ndamufite y'amazi ibiki, kumva n'ubundi ushobora no kuyiruzi. Yego, none bakavuga ariko se uyu mugore iki cyatumye yitsimbararaho. Bamwe bakavuga ngo ni trauma, ngo nagize trauma, abandi ngo ni ibiki. Ariko jewe hari icyo spirit yanjye ya mwuka wera naramvaga ko ndi muzima ndi no. Umuganga rero aravuga ati mureke tubereke. Arambaza ati ikizamini ngiye kuguha, uracyemera? Ubwo cya kibazo yakubajije ntago namenye uko washubije, yarakubajije ati niki gituma utsimbarara kuri iyi nda? Ndatangiye musubiriyemo izo zinagiye ngira. Yego, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi iryo joro bucya nkora accident. Ndangije ndamwiranira kangure doctor, nako shaka ko satana anesha, mwandusha imbaraga. Abigira urwenya araseka ati ubu urimo urarwana na satani. Ni cyane cyane ko ibyamubwiraga yumvaga nta nubwo yasobanukiwe ibyo ari byo. Ni cyane ndimo ndarwana nawe. Ma pasteur nuko rero muganga arambwira ati none urumva amezi yari 3 n'igice bijya muri 4. Ambwira ati tugiye kukwandikira kuko naburaga amezi 6 almost cyangwa se 5 n'igice. Tugiye kukwandikira bed sleep for 6 months. Uryamye ugaramiye utinyeganyeza, kuko iyi nda iracyari amazi. Deja ku mutsi kuri uterus wagizeho ikibazo. Ubwo muri make tugiye guprotecting umwana nawe ryagufwa, ukuryama amezi 6 kugira ngo wifashe ufashe n'umwana. Remember natije bari bishyiramo naki mbega urumva nibashyira mutije batazi ngo ryapfunikiye hajyagoramiye, kuko sinari bunyure muri icyo cyuma. Arangije arambwira ati rero 6 months bed sleep, uryamye ugaramye udahindukira, nindi ready kubikora. Urabyemeye? Iyo ngeze aho rero numva najya mu ijambo ry'Imana. Yego, reka mubwire, yatumenye kera tukiri urusoro mu nda z'abamama. Nuko kuri pe yari tuzi, yari bizi neza ko ibyo bintu nzahura nabyo. Yego, hanyuma itegura n'uburyo izanyambika imbaraga zo kubibamo nkabisohokamo. Yego, mama pasteur nago mfite uburyo naguhamiriza kubaho kw'Imana, umugambi w'Imana ku muntu kugira ngo sohore. Merako banyandikira ibitaro amezi 6. Urajyanye? Ndaryamye. Nararyamye
cyumweru cya mbere cyumweru cya kabiri barahanagura bisanzwe uteguka yego ndimo sonde remember ndatwite nta kintu nshyira mu nda sinywa kubera pain nari mfite nangaga kunywa no kurya ngo bitaza kunsaba yego kujya mu bwiherero either kujya for short call cyangwa long call mpitamo kubyanga mama kirirwa arira mama kirirwa arira abavandimwe banje agahinda karabica ibi buriya butanda bwo kubitarura buzi ndajyamangira kuri level abantu benshi hari udusigisigi twatwo twagiye dusigara ngera kuri level umubiri uzajya uvanaho nishuka baguhindura basasa uruhu rwanjye rugasigara ku mashuka ubwo hari ugeze ku kwezi kwa kangahe niba wibuka nari ngeze ku kwezi kwa kabiri uryamye byari nk'ibyumweru 7 cyangwa 8 ariko urumva kubera ubushyuhe kubera iki kutanyeganyega ngo uhindure bakajya bazana bakamanagura munaga urumva bakamanagura munaga noneho ariko uruhu rugasigara abantu benshi tujya twicarana bakamungura bazi ngo notona kumbe hari aho umubiri waje gusubiranya burundu ndababara ariko remember ndi umugeni yego ndacyari umujeni Mariya umugeni utari wakamara n'amezi 5 mu rugo ndi mbega ndatwite byari ibintu hari ukuntu stanaza ukabona yazanye intwaro ze zose ingabo zose yazikuyeyo ariko nari mfite abamarayika bangose ingabo nyinshi zavuye mu ijuru ziranzenguruka mera ko rero ndaryama bakajya mu uruhu rwanjye rwajya rusigara ku gitanda none se Josephine utangiye ububabare ugeje ku mezi 2 muganga yaguhaye appointment yuko rwose nta yindi gahunda ihari nuko uryama amezi 6 agashira twatangiye twumva izo z'ukuntu satani yakuganirizaga n'Imana ikakuganiriza ese muri uko kuryama kwawe kuri ayo mezi 2 aho wari ugejeje nta rindi joro ryari ryose Uwiteka yiza gusanga cyangwa ngo na satani nawe muri ako gahe nawe aba yaraje kurunguruka agira ikindi kintu yongera kukubwira zanzozi za satani yego z'iterabwoba z'urupfu immediately nyimara gukora accident nago nongeye kuzibona zakatiza hari indirimbo abongereza bajya baririmba ivuga ngo it is well with my soul hari ukuntu rero utumva ijwi ry'Imana ariko kubwira ngo haguruka hagarara ariko kumva it is well yego wumva mwuka wawe n'uwa Kristo mumiranye neza nuko rero nari meze muri icyo gihe nari mfite pain y'umubiri yego ariko umwuka wumva ari hazima ahubwo ndaje ngugerere kuri level rero yaho umwuka wari yatangiye kumbwirira noneho ndaryamye najya mvana uruhu nago bateruraga urumva ukuntu baminduriraga amashuka bazaga ari nk'abantu abo basore nanone bo muri Miracle Center kenshi bari baramenye amasaha bakaza gutanga support nayiwe abandi warose cyagiye baguteruraga bajya kugushyingura kuko twari niba bazaga noneho mu bifatika bakaza kuguhindura yego noneho cyangwa abanasi bakaza ari benshi bagaterurira mu ishuka bakabirindira ku kindi gitanda bamaze gusasa hanze kuko urumva kubera ko kabazo kari kabaye hari ukuntu baneruraga ngahwera nagenda bwenge bukagenda kubera umutsi wanje ugera ku bwongo wari wagize akabazo wangiritse ngahita rero ngahwera bashakisha uburyo nyine nk'abaganga uburyo bajya bantreatinga kandi batakaza conscience yanjye noneho bahera ko ubwo buzima mbubayemo ngo bigere mu byumweru 8 ngo ndumva ari nk'amezi 2 yego nari ndyamye ariko ubwo baramaza painkiller barantreatinga ariko hari ikindi nkakubwiye mama pasiteri maze yo ku cyumweru cya kabiri muri icyo cyumweru ngira ngo ahubwo ku munsi wa 4 nyimara kugenda nyimara kugerayo kwa muganga ubwo urumva kubera ko kunda
iriya uterus yagize akabazo gynecology arabwira specialist abwira gynecology wowe by'amagufwa abwira gynecology aramubwira ati rero buri nyuma y'iminota 30 ujye ugera kuri uyu mudamu umutere ako gati na gati urebye sinzi ukuntu kari sinzi icyo kakoraga ariko ako gati bakaniraga imbere nyuma y'iminota 30 kugira ngo urebye ngira ngo n'icyatumaga uterus akabazo kadakomeza kwiyongera urumva rero muganga nimba yaragiye akagira ibintu byinshi nimba ari satani n'umundi wamurangaje aribagirwa uwari umurwaza akagenda agahamagara minota 30 irashize isaha akabiri irafashe inda yanjye iratumba hahandi wabonaga agahu kenda kugira ngo gakore iki gasandari abaganga barabura ndavuga no satani ndavuga no kezanzozi zirasohoye ndebuka naho humuye amaso yanjye kuko of course nari ngaramye ndeba ijuru mbwira Imana ndayibwira rero Mana urabizi ko inshuti yanjye urabizi ko njya gusenga ukumva ndakwingize nure kuri ubugingo bwanjye ikuzimu yego nunde kuri ufata umomezi birashoboka ko mpita nibuka rya jambo rivuga ngo bishoboka ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka yego ndavuga nibishoboka ko nshobora kuba ngeze ku rwego rwo gusandara ukongera ukanzamura ukama ubuzima uko niko Yesu yabikoze nahereye ko umugabo abaraje yari maze kugera nka saa 4 n'igice z'ijoro abaraje asanga ndemeze gutyo numva abantu bose bataye umutwe haraza batari bubikore batabifitiye uburenganzira umugabo atumutwe ahamagara undi specialist ava hanze kuko urumva niho yakoraga yabaga bazi araza anera gynecology ava hanze ya Faisal note hanze y'igihugu okay yego hanze y'ibitaro araza anera kagashinge insango indiriongera igaruka mu buryo busanzwe umva satani kuntu yari yateye abantu bajyaga bambwira bati n'ubundi rero batamuriza icyo wagambire nago zakigira n'ubundi nago umwana uzamubyara ari muzima umwana uterwa izi nshinge imiti yose nuko kuryama utya yego ariko ukuntu neye n'ukuntu nari meze muri icyo gihe umuntu wese wavugaga ibintu biri negative nago nashaka kahagera nakoraga uko nshoboye ku buryo mugaragariza ko nkamushaka aho ngaho yego mera ko iyo ngeze aho ngaho numva nashimira Imana ariko nashimira n'abantu baje ndashimira cyane mama wanjye n'amabukwe yego amen okay ababyeyi dushobora kuvuga ngo ni inshingano yego ariko reka ngire mama pastor uzi ko nari munini n'ubundi ariko abantu 8 bakuru banjye basaza banjye bashuti banjye nago bashoboraga kunerura ariko kubera urukundo rw'umubyeyi mama wanjye niwe wenyine bari baza ahantu bagomba gufata naho badafata bakanshobora pe yego Imana yo mw'ijuru izabagwiza uburame ibaha umugisha izabahe kurya ibyiza byacu tukiriho amen mera ko rero ibyinda ngira amahirwe mbona ndagarutse umuganga naye agashinge aho hano rero Imana yaje kunyereza y'amezi 6 atageze ari naho ubuhamya bwanjye nshaka ko nsa nk'ujya kurangiza ariko ninda aho ngaho reka nkubwire Imana yatumenye kera tukiri insoro tutarari insoro mu nda z'aba mama yari izi ibyo nzanyuramo n'ubundi abisubiramo izi n'uburyo izabimuramo yego ma pastor ijoro rimwe mwuka wera arasanga aneza mbega nabaje niriwe mfite nk'agahinda nitekerezaho nekereza ukuntu n'umujene Mariya nekereza ukuntu njya kumara amezi 6 ngari mu rugo rwanjye nekereza ukuntu numva nk'ikintu cy'agahinda kiramfasha ndaryama ndasenga twajyaga dusenga bisanzwe ndaryama bigejeje saa 6 z'ijoro nako nabyukaga najya kuvuga kuramya numva kuramya
kuraje muri wowe. Sinageze nibuka ko ndi mu bitaro. Ndaramije indirimbo ya mbere nkunduriya muririmbyi Judith babiri. Ndamije indirimbo ye ya mbere, ndamije ya kabiri. Nza kuramya indirimbo ye ivuga ku cyubahiro cy'Imana, ivuga ngo kitiwa cyo mukama te wari yakenkana. Iyo ndirimbo ndayiramya mera saa 6, saa 7, saa 8. Pastor ndaramya ndarira ngaramya ndira, sinegeze mvuga ijambo na rimwe. Isengesho ryanjye ryari muri iyo ndirimbo gusa. Ndayiririmbo bwa mbere abanasi baraza bararunguruka, urumva kuko iyo ufite mwene ibyo bibazo byasha abantu bagira ngo wabaye wagizemo kandi kantu hari wicanze kuntu. Ndangije abanasi bakandunguruka ngasubirayo, noneho ngera ahantu nanirwa gukontrolinga ijwi ryanjye, ndaramije pe. Imbaraga z'ururimi zo zari zihari, mwuka w'Imana, ijwi ry'Imana rero ryaziye muri iyo ndirimbo. Rirambwira ngo byuka. Ubwa mbere mu mezi angahe? Ubwo nari nishuje 2. Yaburagaho muri kimwe yayandabiri. Arambwira ngo byuka. Mwijoro ngije ndavuga ariko byuka wicare. Tangije ndavuga ariko ubu si Satani niyambuze. Ubu noneho nashaka kwinsundura burundu ngopfe. Ndangije ndavuga ni ndakomeza ndiramiriza. Numva ijwi riragarutse ubwa kabiri. Byuka. Abakecuru bari bashashe ku ruhande hariya. Mera ko ndabyuka nyene byabaye kose, ariko numvaga afite umuntu inyuma yanjye uri mu masapoti. Ndabyuka numva hari umuntu uri munyagura. Babandi bari basinzire ntibamenye bibaye. Yego. Numva hari umuntu uri munyagura, ngafata kuri ka gatandi inyuma kuri cya ginoze, nkeguka ariko ngumva afite imbaraga zidasanzwe. N'ubwa mbere muri iyo period nari nyeganyije. Reka kweguka. N'ubwa mbere nari nyeganyije umubiri wanjye. Ndabyuka ngumva mfite umuntu urimo kunyegura. Ndeguka ndicara ku gitanda. Muri ayo mezi yose babakecuru bararyamye. Wakora accident. Kuva nakora accident. Babakecuru bararyamye. Ndongenda mije yandirimba wicaye. None se ubwo umaze kweguka wicaye, bakomeje bo kumva wiramirize bakajya mu bya bindi uriryamiye uraramye. Wowe mu kweguka agatotsi kabatwaye kabatwaye nta bubabare budasanzwe wumvaga uri muri ibyo urwana weguka aho umariye kwicara? Nta kintu umvishe muri we kidasanzwe cy'ububabare bw'umubiri? Nta kintu. Nimba narababaraga, nimba nkarababaraga, sincerely speaking, nta kintu je numvaga. Jewe numvaga indirimbo nicyo kintu kimbwira ngo byuka, ari cyo nakwita mu kawira w'Imana. Byuka. Maze kwicara noneho ndakikora. Reka mbabwire mwebwe badukurikiranye, hari ugusenga, yego, hari no kuba inshuti n'Imana. Tujye tubaho dusenga kuko umuntu wese arasenga. Umuntu wese waremwe n'Imana akagira amahirwe arasenga. Hari ibintu abantu bajya batubwira ngo n'umurozi aravuga ngo Mana ubifashemo. No mujura akavuga atari kongiye kwiba runaka, Mana ugendane nanjye. Uriya muntu burya abasenze nabi ariko abasenze. Ariko hari ukuba noneho inshuti n'Imana. Yego. Iyo uri inshuti y'Imana mugirana ikiganiro. Iyo uri inshuti y'Imana wumva ibyo abandi batumva. Iyo uri inshuti y'Imana ubona ibyo abandi batarimo kubona. Yego. Aho rero niho Imana yanyerekeye ko turi inshuti. Muri kwa kweguka. Ndaramije. Reka nkubwire noneho umwuka wera atangira kumpa amakuru. Hahandi nakubwiye umusenzi. Sayini ya mbere kwereka kuri umusenzi nuko buri informed. Ubucometse ahantu. Ubu ufite amakuru. Burya pastor, umuntu wese uzanarebe no muri ubu buzima turimo busanzwe. Iyo utiteguye, iyo utazi bikuzengurutse, iyo utazi abo muturanye, iyo utazi abakorana nabo, iyo utazi aho utuye, utazi mbega environment turimo, iyo nta makuru ufite, igihe cyose icyaza cyakubasha.
ariko ifite amakuru ushaka kuvuga utake Fiona arinjiye ndamwakira gutya na gutya na gutya kuko ufite amakuru ko Fiona yaje nuko rero nabanye na mwuka wera n'ubu njya nsenga Imana ngo izongere ngarurire bwayo n'ubu turavugana n'ubu turaganira n'ubu njya numva ijwi rye ariko buriya buryohe mba numva nshaka kongera kubutesitinga nkumva yego ehera ko noneho irambwira mfata akantu kakenda nari mfite mbyutse umukecuru wanjye abyutse umva bashigukiye hejuru ntago bari babonaga umukecuru niwe wasekeje yaravuze ati se noneho ni ibiki bimbonye ni ibiki birimo kumbaho barabyuka barahagarara baravuga bamuseka baryamira igufwa urimo ntago ari ibintu iri gufwa urisubije ibintu urongera uravunitse urapfuye ndabihorera burya reka ngere ma pasiteri abantu mwese tujye twiga kumenya uburyo tubanye n'Imana yacu ntidukorere ibintu mu kigari niwumve nubwo nabyo ari byiza Imana ishobora kugukoresha ukambera umujyanama Imana ishobora gukoresha undi wese akaba umujyanama ariko iyo wamaze gusobanura ijwi ry'Imana n'iry'abantu kuko icyo gihe hari amajwi menshi yarangose uwo abakecuru barasakuza bavuza induru bahamagara abaganga indoro iravuga ndabagirana ariko njyewe ratabanazi ikintu mbisa biramusohoke mwigendere mugende nta kibazo mfite ndicaye banasi bamaze kuhagera ntago bavuze bati reka kasura y'uryama ntago byemewe ndamubwira ntago ndyama mbwira mama ni ngaho urabona turiya dutebe two kwa muganga tw'umukara ndambwira ni kansanire ukashyira imbere y'igitanda amaguru yanjye yaterurwaga n'abantu 4 ukumwe kuko yari yabaye umugaga urumva imitsi yose yari yaragagaye agaterura kugira ngo ubwo ariko baneruraga kugira ngo bahanagure aho yabaga arambije uryamye ndangije rero mwuka w'Imana atangira kunyihera direction y'ibyo nkora nkajya hano kuguru ukagutereka kuri kaga numva mfite umuntu ugufashe ndakujyana nabikoreye ukumwe nakujyaniye nk'iminota 40 cyangwa isaha hafi isaha ushyira kuri ka gatebe kugira ngo nongereza n'ukundi nanone binjyana nk'icyo gihe ariko muri make amaguru yanjye ashinga kuri ka gatebe nicaye ku gitanda amaguru ashenze ku gatebe ubwo bigeze mu masaha 9 byagiye kugera mu masaha 10 saa 10 n'igice saa 11 namaze kugera ku ntebe hasi ibirenge byanjye biri hasi ku butaka wamaze kwicara ku ntebe nta muntu wamaye support mbese mude iryo joro ryatangiye saa 6 biratangaje ntago umuntu ashobora kubyumva ukuntu yari umuntu ufite gahunda yo kuryama amezi 6 atanyeganyega none amezi 2 arashize wowe ubwawe urabyutse uricaye kwa kuguru kumwe kwaterurwaga n'abantu 4 urakwikururiye ubwawe ugushize ku ntebe mu kanya gatoya uramanutse nawe ubwawe uricaye ese batamuri icyo nakwibaza ukijya kwicara kuri iyo ntebe ni wewe wimanuye abaganga baraje baguha support byagenze bite ahubwo umuntu abakecuru bashaka kunyegera nkumva ubwoba nkumva baraza kunoneka ariko ibyo njyewe nakoraga numvaga hari undi muntu turi kumwe urimo kunsapotinga iyo wabyikoreraga yego kuko sinange wabikoraga mapasite simfite uburyo nabigusobanurira nta muntu narebaga mu bifatika ariko kuri ngo mwuka wera w'Imana twari kumwe niwe wabikoze ndamanuka ngera hasi ndicara ku gatebe indubwo imaze kujya imbere ndicara reka rero mubwire mwabana umwe mapasite nguhereyeho n'abandi badukurikirana akagira ikintu kibatera ubwoba uyu munsi nimba hari umuntu urwaye nimba hari umuntu udafite ibyiringiro nimba ese niki gikomeye kuruta kubaho kw'Imana njyewe package nago shaka kubaho kw'Imana
yego kujya hejuru y'ibyo byose urimo kunyuramo. Nimba urwaye kanseri, shaka kubaho kw'Imana kujya hejuru ya kanseri. Nimba urwaye sida, nimba ari covid, nimba ari hepatite, bino birwara biri incurable bidakira, shaka kubaho kw'Imana kujya hejuru yabyo. Ndakurahira Imana ko kubaho kw'Imana ni kwajya hejuru yabyo. Bizayenga, ntabwo uzamenya aho byayengeye, bizikora. Burya impamvu tutinya tukagira ubwoba nuko Satani ikintu cya mbere araza akimura kubaho kw'Imana muri twe. Yego. Agashaka kwicara ngo abe ari utegeka. Ni nayo mpamvu twumva icyo gihe rero mama pasiteri, Satani yari yabuze ubwicaro muri njye. Kubaho kw'Imana kwari kwinshi. Kubaho kw'Imana kwari kwinshi muri njye. Peni nkayumva narababaraga. Ariko nkumva umwuka wera ndimo, umwuka wanjye arahamyisha na kwishana ko ndamahoro. Yego. Ko nkazapfa, ko nzabyara. Ndamanuka ndicara ka gatebe kuva saa 11 bagemura mu bitaro batuzanira ibyo kunywa kugeza mva mu bitaro sinongeye gusubira ku gitanda. Guhera wigumiye ku gatebe. Nababwiye ngo ijambo ryanjye muri ubu buhamya nababwira. Mwime Satani imiryango. Yego. Ntabwo azabura kutugerageza tukiri kuri iyi si, ariko wowe ubwawe safeguarding, funga hose. Yes. Mwime inzira. Iyo yishakiye burya nawe aravunika. Nawe bimukostinga byinshi ku buryo akigeraho cyangwa se kikamanana no kugeraho kuko yego. We arabizi neza, iyo agiye kudutera ababizi neza intwaro dufite. Sinongeye gusubira ku gatanda. Baranyinginga ijoro rya mbere ryama, nkajya mbateza ubwenge nkababwira numva igihe nkaryamyeho birahagije. Ugashaka nawe nakajya. Abakecuru bakamwira batamiza ryama njya kuburiya. Namwe nimugenda mukaryama ndakabahaye igihe mwicariye n'ikindi. Ngiyewe ntabwo nsubira kuri iki gitanda kandi numvaga koko ari nkuko turi kumwe ndimo kukuganirira. Numvaga ari umuntu umbwira ngo ntusubireho. Nicara muri ako gatebe kuva mu gitondo. Umugabo aje noneho habaho guhamagarana. Nimuze murebe byabaye kuri batamuriza nimuze. Umuntu w'amezi 6 kuba Imana iremye igitangaza muri ibyo by'umweru cyabaga ari igitangaza gikomeye. Nanjye bijyanye binyobera ukuntu yabikoze. Ndangije rero agatebe nkicaraho nanga kuryama, nanga gusubira ku gitanda. Nkararamo nicariye kuko numvaga ari emirako kwicara nari cyane ko wararyamye cyane narakubwiye nari narababutse umubiri wanjye wose. Nicara mu gatebe bucya mu gitondo babaganga noneho ubwo baje ariko bose bumiwe. Wa wundi rero wambwiye ati tugufashe iki, uwo specialist araza aravuga toke amfata mu ntoki aturi n'umugabo arangije arambwira ngo hajya warambwiye ngo washakaga guhangana na Satani ne turamutsinze ati ugende umbwirire abarokore bose abantu bose bitwa abarokore bagira kwizera nk'ukwawe. Ati bose abarwayi bose bari mu bitaro bageze kwizera nk'uko bakira vuba bose tukabura akazi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umva mbega naryo ryabaye irindi vuga butumwa mu bitaro. Yego. Abantu benshi batangajwe n'ubuntu bw'Imana. Imirimo y'Imana. Batangajwe n'umurimo w'Imana, batangajwe no gukora kw'Imana. Nicyo rero nshaka kukubwira, iyo twemereye Imana igakora ibyo ishaka gukora muri twe. Ibyo byonyine ni bivuga butumwa. Kuko aho kubaho kw'Imana kwageze kwemeza benshi. Tutishyiriyemo ingufu. Pasiteri ko ndagenda nicara mu gatebe umunsi wa kabiri. Wa muganga anzanira ka kantu bagenderaho bakira kaza abantu bavunitse cyangwa bakoze iki ameze nk'imbago. Mbega nako mfite ukuntu umwuka wera yarabyihutishije. Ngendera kuri ako kantu iminsi 2. Ubwo ndigeze mu mezi 6. Ariko ubwo muri kwakuramya
umutima wanjye wabwiraga Imana ngo Mana sinshaka ndambiwe aha si iwanjye nsubiza mu rugo rwanjye ndashaka gutaha nimba Satani atashakaga konjya mu rugo rwanjye nimba atarishimiye ko nubaka nkagira urugo ntago nshaka yuko anyishima hejuru nyizange iwanjye mfite urugo mfite uburiri burutubu nyiza rero nsubire mu buriri bwanjye nyizange iwanjye aha simashaka ukarangira ngavuga ati reka nzamwereke ko ibyo byose uvuga mbishoboye ndetse cyane yego mera ko ngendera kuri izo mbago kabiri umunsi wa gatatu bama noneho zazindi zo mu maha yego bakambwira bakaza umugabo akaza kangendesha nkagira numva n'ububabare ariko kuko nashakaga kuva ndavuga numva ndabikora uretse byo mutambwiye ariko ukuri kuri ngo nago yari iki yego ni mwuka w'Imana wari wamanzeho ngendera kuri izo mbago inshuro ebyiri nshobora kwemera ko ku munsi wa gatanu bansezereye umunsi wa gatanu duhereye igihe wicariye kuri ka gatebe ubwabo baravuga bati turagusezereye taha reka nkubwire navugije ndoro icyo gihe nkora accident nicyo gihe ambassadors nabo bakoze accident cya gihe abaririmbyi bapfuyemo bitari icyo gihe byari bishagariye hari umwuka wa accident mubi yego noneho abantu baravuga batuva nubwo tubonye bibabaje ariko hari n'ibinejeje yego ma pasteur nuko natashye nsubira mu rugo rwanjye y'amezi 6 Imana yakuyemo abiri umwana wanjye ni muzima inda imeze neza mera ko ndataha ariko navugije induru mu bitaro ariko nararirimbye ariko navuze gukomera kw'Imana abantu baranzenguruka ndavuga ni rero Kristo impamvu bikoze nicyo gitumye nanjye ngiye kubigaragaza ko ari wowe bikoze aho mavuga ivuga butumwa ndigendera ariko nkajyamo ranza muri kine urumva rero icyo ni igitangaza cya mbere gikomeye cyane Imana yakoze mu buzima bwanjye igitangaza cya kabiri rero ndatashye ariko nkajyamo ranza muri kine kunkorera kine bakurikirana n'umwana urumva of course ifayiro yanjye muri gynecology nuko nari kubagwa nari gukorerwa operation utashye nta kintu na kimwe nta kibazo simba ryagufwa nibari baze kuko barambaza urumva uratambuka ni cyane ariko nkumva natambuka kumva kano kare ahubwo nako sata ntago mbivuga ndabigumana njyanye gufwa ryanjye ariko nahanye inda yanjye ari nzima nanjye ndiho numva iki cyonyine iki kimenyetso kirama kwizera yuko mwari bukora iki ntari bugira icyombo mwari bugira icyombo hanyuma mera ko ndatashye ngezeyo igitangazo cya kabiri rero cyaje gite indira kuze igejeje igihe cyo kuvuka urabyumva ko nari kubagwa bari kunkorera cesarienne yego bigejeje hari umunsi nabyutse numva ndashaka kwigira mu rugo iwacu kwa papa wanjye ndagenda ndabasura nirirwa nsirikira nari nyigendera ku mbago zanjye ebyiri nyigendera ku mbago zanjye ebyiri mera ko ndagenda ndatembera ndaza ngeze Kicukiro umugabo yaranjyanaga akangeza kuri tagisi icyo gihe yaranjyanyangezayo kwanza hanyuma hagejeje kugaruka atinda kuvayo mbona bugiye kwira ngera kuri tagisi nditegera ngeze rero Kicukiro centre mera ko ndavuga ngo nago nakora iki ndamuhamagara ne yakwitaba telefone ndamuhamagara nifatira kamato kandi remember sinanemerewe gukora iki uriye moto indiragera ha igufwa ririmo tije ndikumbago umumotari yanga no kunyana ndamubwira nuva mbabariro njyane ndakwinjiza kuko hari hafi twari dutuye muri Kicukiro n'ubundi nicaye kuko moto nicaye kwa kundi sinakwicara kwa kundi twicara nicaye nitambitse njyagenda ngera mu rugo ngeze mu rugo ntangira kuribwa
uvuye kuri ya moto ndariwe ariko kuko n'ubundi ubuzima bwanjye bwose bwari ububabare nubwo naragendaga ariko njyewe numva mbabara imbere ariko kwizera kwanjye kwarambwiraga ngo wari ugukomeje ngerayo ndangije numva uburibwe mu pasiteri kuza noneho ubwasaza ndavuga nziza ya moto simbivuga gira umugabo nta n'uwo kubonye uyurira ugiye kubyibikira umva noneho bivuye mu mugongo bigiye mu nda numva birasaze avuga this is too much mamagara mukuru wanjye arambwira ati rero umuntu umeze gutyo nagapfa kwivuza nuvaga ngiye kubwira umugabo akajya nko kuri farumasi akamuzanira painkiller arambwira atoya umuntu utwite gutyo nago akoresha ibyo bintu bya magendo genda ujye kwa muganga bakurebere wabona n'igufwa ryongeye guhaguruka ryapfurutse genda umugabo yakije imodoka turagiye niyambariye mariniyeri yanjye turagiye tugeze kwa muganga kubera ryagufwa ryavuyeyo ntabwo nagombaga gupushinga bari kuzaniruramo umwana noneho bakabona bagakora iki bagatritinga ryagufwa na wa mutsi ba pasite nagiye kugera amarembo ya fasisari ariko giye urumva kubera ko nari naramenyereye kubabara sinzi ko ari ibisi ariko ubwinda yamaze gukura indirimo iravuka iri mu mezi 9 ubwo ya mezi watahiyemo ni ukwinda yakomeje gukura amezi 9 yarageze yego mera ko ngezeyo tugeze kuri reception baravuga bati rero nta kintu twakumarira baza ujye muri maternité tukurebere bakubiseho basanga ndi kuri 5 iki igihe bakiri muri ibi batigufase arabyarate pushinga ntagakora iki ni mureke tumutegure tukora iki bajye kumuterura mu mwana ndabyaye bakijya kwitunganya ntabwo nageze mbyarira njya muri labor room reka nabyariye muri hahandi baba bakiraho bashagaraye ndabyaye Batamuriza ubukwe bwawe niba ari ubukwe niba ari nabwo n'ubundi bukwe ubuhamya bwawe burimo ibintu byiza byinshi ni ukuvuga ngo abaganga mu kujya mu myiteguro badashaka kubyara kubera ikibazo cya ryagufwa bari imyiteguro yo kujya kukubaga kunjyana bakankora sezeriyani basangura urabyara umva bagiye kona babona ndimo ndabyara noneho urumva bya bintu byose imirimo y'Imana noneho biragenda bite umuhungu barasohotse bamwakirira muri ya mashuka y'ubururu yo kwa muganga nta kintu najyanye hari n'ibintu bajyaga bavuga ngo umugore utwitara twaza agatenge nabyo nagiraga wigire kwa muganga kubera ububabare bw'igufwa bakiririye baby wanjye muri ya mashuka umugabo abona kwiruka asubira mu rugo kuzana ibikoresho by'umwana reka mbabwira aho naho nongera mbabonera Imana imirimo y'Imana iratangaje sasa abaganga bararakara umuntu ariyica ni gute ujya kujya nubabwire ko njye sinegeze nta peyini n'imwe reka mbwira uretse kumva umwana soho nta bindi negeze numva nabise naki Imana yarabyikoreye reka mbwire ma pasteur Imana uriya muririmbyi Travis Green yararirimbye ngo when he heals completely ngo yikijije kiza burundu ikora ibice nabonye rero kuko Imana ikizigakiza burundu reka mbabwire indwara iyo ariyo yose waba ufite mu buzima bwawe ndaguhamiriza 100% ko Imana izagukiza kandi gakiza burundu amen kuko ndiheraho ngewe yaranyishije ikiza burundu kubyara kwanjye rero niko kwabaye urufunguzo rwanjye rwo gukira yamvune urimo ngo wabyaye unakira umunsi umwana wanjye avuka ari nayo mpamvu Satani umenya yaramurwanyaga yabaye urufunguzo rw'ibintu byinshi umunsi mufata mu biganza niwo munsi ryagufwa numva kwa kundi uri ku kiriri nagiye kuvaho ndyoke 100% gufura ryarasubiye mu position biki kandi ubwo baravugaga ngo nzapanyuka mbega amagufwa yaratanye nago nzongera kugenda muza nzajya ngenda ncumbagira kubera ko nzasumbana mera ko ndabyara neza umuhungu ndamutahana amen icyo nacyo cyongera kunyereka gukomera kw'Imana cyongera kunyereka umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu cyongera kunyemeza cyane ko ituza ariyo yonyine ituza abandi bose baratwitiranye
Yesu ashimwe cyane. Amen. Bati rero inda ya kabiri nuzakora iyo era uzabe uri hano tugutegure ubagutegura kare kuko iryo gufwa no komeza kuricokoza uzasaza nabi. Ushaka kwemera ko n'umwana wa kabiri ari uko byambayeho nawe yavutse atunguranye kugeza kuwa gatatu. Urabona bya bindi bavuga ngo kubyara nk'abaheburayo kazi. Ndagenda minota 30 mbafite umwana wanjye. Mbega giye ikintu kimvuna n'iriya ndamona agenda nana. Kubyara naga ari gutwita nibyo bikuvuna cyane. Ubundi ndagenda umwana wanjye akavuka tugataha. Yego. Aho mabonera kubaho kw'Imana. Ndashimira Imana rero ko yanyijije. Ndashimira Imana ko itemeye ko njya ikuzimu. Ndashimira Imana ko itandekuriye mu maboko y'ababisha banjye. Amen. Ndashimira Imana ko yanyikije uriya mwana wanjye. Reka nkubwire ma pasteur, umuhungu wanjye ifura yanjye ni umuhungu mwiza pe. Precious. Yego. Urebe kuntu Satani ari umugome. Iryo zina Imana yarimereye ku bitaro. Arambwira ngo uwo mwana uzamwite Precious. Kuko abana b'abakobwa benshi aribo bagitwaga. Ndangije ndavuga nsema uzamwite ngo it is a precious is a precious gift from God. Yego. Ni Imana iturutse ku Uwiteka. Agahungu kanje rero gatangiye kwiga kubera ka mu class kabona ba Precious ari abakobwa. Karaza karambwira kati mami no how can you call me Precious? Kandi Precious is a girl's name. Ayiwe. Ni gutunyita Precious ari zina ry'abakobwa. Umwana araryanga akajya agenda kiyita ari yandabiri kuko afite igyasa afite n'irindi akaba ariyo yandikisha mu ishuri yanga Precious. Arabwita ahubwo basi hinduramo Prince. Mwakumana. Ndavuga mbega igihe cyose hari umugambi w'Imana Satani ashaka kukuraho. Wabyumvise? Mfata umwanya nicaza umuhungu wanjye mu buhamya nk'uko mbuguhaye mubwira uko izina rye ryaje mubwira ko it's not about girl's name ahubwo ikigihishe inyuma nuko Imana yamurindiye ubugingo. Imana yamumaye ikamuduha mu biganza kaza mu muryango wacu n'imfura yacu. Ndashimira Imana rero yavutse ari umuhungu mwiza kuburanga ni mwiza cyane n'umunyabwenge n'umuhanga mu ishuri n'umwana mbega n'Imana ituruka ku Uwiteka. Ndabishimira Imana rero cyane. Ngira rero abantu bose badukurikiranye ntihagire ikibatera ubwoba. Amen. Ibyo bimunyuramo nimba ari ubukene nimba ari ibibazo nimba ari ubushomeri nimba ari indwara nimba ari ubukode nago mbizi ariko ndakubwira ngo ikinyuramo uyu munsi cyose kirenge shaka kubaho kw'Imana. Yego. Shaka ubuntu bw'Imana bukugote. Amen. Ndakubwira ishokuri ko kubaho kw'Imana ni kuza. Icyo nago uzamenya umunsi kimutse. Just give it time. Yego. Bihe igihe wishakira kubaho kw'Imana. Amen. Murakoze. Mana yanjye ntacyo twabona turenzaho. Turashimira abantu badukurikiye. Umva nizere ko nta kintu mutumvishije mu bintu bijyanye n'imirimo y'Imana. N'ubuhamya burebure mbese n'ubu ntaga bivuze byose. Kandi nibagiye kukubwira ma pasteur uburyo rero gukira kwanjye kwaje kuvuga ubutumwa. Kugatuma abapagani bakizwa. Ubwo urumva kubera ko kantu nago nemererwaga kwambara inkweto ndende. Yego. Nago nabyemererwaga habe namba. Mama pasteur ubwo ndeba handi umuntu ukunda kurimba ndakwiryohera mbega ndiryohera mu bintu bya mbere urabona ko hari ukuntu ukura ku ishuri bakajya bakunyuzura. Cameraman adufashe atwereke niba ubwo bisigaye bikunda. Narebe rwose nangirira rebe Mana yanjye. Urumva kubera nabaye cyane mu boarding schools bakajya badusereza bagufi ngo tujye twambara high heels. Urumva help me to grow. Nkora nzi neza ko kugira ngo ndimbe mbega gakweto ariko ni nako bimeze kubona umudamu urimbye cyangwa umukobwa urimbye nuko yambara agakweto gashinguye wamenya imyenda yose ubonye wangaburira ibyo ushaka ariko ukamura ukweto rwiza agakweto keza. Satani yarakuriganyije. Satani rero yarabizi ko mu bituma umunezero wanjye uboneka n'agakweto karimo ashaka kubyica ashaka kuzingiraho. Mana mwambara nagera ku bikweto nkumva ugakubita amacomeka
icyo gihe hari hahaze bya bikweto bya weji bisumbana by'ibitsitsino binini bisumbana nshanga byambara ariko my dear nkabona simberewe mana we nkahora numva mfite nabyo mbwira Imana ariko se mwuka wera w'Imana kubizi yuko nkunda inkweto ndende kubibona ko wandemye mu ishusho yawe ndi mwiza pe ariko igicompletinga Biteye yanjye kubizi ko nakariya gakweto karimo ubu urahebye by'icyo bikora satani anjyane Biteye yanjye ajyane ho gake wowe no kugira ngo wemeze na satani byose wagombaga kubikurayo rimwe njya Kampala nagiye gusenga Mountain ngarutse ndavuga namwe ngiye nanone gukora ikindi kintu yego ngiye guhangana n'uyu mudayimoni ndagenda nigurira high heels bwanjye ariko noneho my sisters twari turimwe n'abandi bashuti banjye baba Kampala kambwira batamuri wiguriza nkweto naguzazambara why ariko ngewe narinzi tageti namaze kuko satani amaze kumukoresha rose ndagenda nigura ubukweto bwanjye butatu kandi kagashingi my dear apana agashingi mu bintu bya mbere byabi wegeze ndagenda ndasohora ukurayo byose umwe ngira amahirwe umugabo ni yasenga okay nari bujye gusenga ku cyaki nari mfite ubukwe ndagenda mfata kagakweto kanjye kigenda nari ngaramenya gutwara umugabo adahari ngo angezeyo ni nko bita kamini kanjye nagara akamini ariko urumva ko ijipo mugufi sanzwe nambara umwenda mugufi karaga kanzu shyiraho kagakweto kanjye reka mubwire uzi ko nibyo byatumye nuzura mwuka wera kongera kwikunda bushya narasirimbye mu cyumbi wanjye nararirimbye gusa ko ngiye kwambara akagakweto ariko nsirimba mvuga ngo nshaka kumuteguza mbere ngo nubwo ngiye kukambara nagere gufwa ryongera kubyuka nta burenganzira uri bungireho ndakambara kandi ndasigara ndi muzima umugabo ndagenda njya mu bukwe urabona kwa kundi nari najyanye n'akamoto hari ukuntu umuntu ashaka kwirarira akamoto kangeza hafi sinagera kuri sare ku kamoto mvamo ndimo ngenda rero murana bamwe muri abo baganga umwe muri babandi bavuraga yaradakijijwe arambona abona yaje mu modoka agende ku birenge kwa kundi wambaye igipo arambona washyizemo agakweto kawe amanura ikirahuri ndimo ndagenda n'amaguru nambaye agakweto kanjye amanura ikirahuri arambwira ngo madamu runa ni wowe mbona ni wowe cyangwa se wowe ni njyewe ntabwo ari wowe ni njyewe wavuye Faisal ntabwo yabyiyumvishaga ni njyewe wavuye Faisal ushobora kwambara iyo nkweto ati ngaho genda muturebe nkagenda ngakora hariya ngo ngagaruka ngakurya bamwese agukoresha muvoma mu muhanda serious ndagira ngo muhamereze ko uwo mudokiteri yakijijwe urabigisha ukuri urumva gahunda y'Imana arapfukamaho atinya tuza ngwiki ndamwatuza ajya nkagira ngo byagarukiyeho arakijijwe asengera cielo amen nongera kubona gukomera kw'Imana nukuvuga ngo uburwayi bwawe buri step yose ifite ivuga butumwa yakoraga umugabo rero aza kumfata wagakubisemo arambwira kandi wa mugore uzaneza ibintu ukora ibi bintu ushyizemo inkweto kuki wowe ushaka gushyira ibintu mu bibazo ubu kwigarura inyuma nawe ko asugira ngo ahubwo nzongera kwambara inkweto ngufi umukurira ngayo nguko mu byo shimira Imana rero ndashimira Imana ko yanagariye rwose umva uburanga bwanjye kambaye rwose ibintu byanjye umva Imana ihabwe icyubahiro Imana ushimwe ko wanyujije precious ushimwe ko wanyemereye kuba nambara agakweto kanjye aka gakweto kanjye kica abadayimoni karabica ndabakandagira ubakandagira mu mwuka no mu mubiri Mana yanjye rero reka batamuriza tugushimire Mana we imirimo y'Imana ni myinshi umuhungu we ndamuzi ni umuhungu mwiza jewe ahubwo umuhungu wawe mbona ifite isura imeze nk'iy'abakobwa
uriya yaremwe mu ishusho y'Imana ariho umugambi w'Imana n'imirimo y'Imana umva afite amasezerano akomeye ndamutoza mbega ndimo ndamukuza nk'umuntu uzakorera Imana cyane kandi ikindi kintu numvishijemo si ubuhamya bwawe gusa ahubwo ni n'ubuhamya bwa Presh cyane nawe hazajya agera azajya agaragaza indi mirimo y'Imana ku buzima bwe kuko ubu ni umuntu wakabaye atakiriho ni umuntu wakabaye utazwi n'ubu iyo turimo gusenga bakavuga bati turebe abantu bashimira Imana aravuga ati ndashimira Imana ko ndi muzima na mama wanjye ari muzima yego niyo mpamvu navugaga ni nawe azaba afite ubundi buhamya ku ruhande rwe reka dusoze rero ikiganiro cyacu twari dufite ubu nibwo buhamya twabateguriye uyu munsi kandi ndizera ko munyuzwe Imana ibaho umugisha mwibuka gukora subscribe mwibuka gukora share kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho ku gihe nk'uko mubibona ntago ari ibiganiro bibi mukomeze mufatanye natwe twamamaza inkuru nziza murumva ukuntu Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza ibi ni ibintu utasobanura umwana w'umuntu kugira ngo yumve mwumvishije dogiteri wakirirwa mu muhanda kubera ukuntu abonye imirimo y'Imana ngende ubura urukweto kugira ngo ajye kurwambara ntabwo ari ukundi ni imirimo y'Imana Imana yavuze iti nibi bikore bigira iyindi nama binzanira ni ukuri rero Imana ihabwe icyubahiro kubera ubu buhamya numvishije bwa batamuriza umva ni byinshi bikubiyemo nk'umuntu kuba avuze hari n'ibyo wenda ashobora kuba adakuyeyo byose mwumve ko imirimo y'Imana mufatiriye noneho mwongere munavuge muti Imana niba nangira nifite ikibazo kimeze gutya wowe wakoreye batamuriza biriye nanjye wabinkorera niba urwaye kanseri yabivuze niyo yaba ari sida dore noneho turi no mu gihe cya corona nta bintu Imana itashobora Imana yabyukije batamuriza wari ufite gahunda y'amezi 6 ikamubyutsa ku mezi 2 agahaguruka agataha agasubira iwe umwana wari buvemo agakura ubu ngubu n'umuhungu ugiye kugeza imyaka 9 ngira ngo cyangwa igiye kuzura n'ubuhamya bwinshi rero reka dusoreza aha tubashimira mukomeze mudukurikire nk'uko bisanzwe tugerageza kubagezaho ubuhamya bw'abantu batandukanye igihe kinini muzagera mukomeze kubana natwe Imana ibaho umugisha rero turabashimiye yari Canaan Revaval Temple nk'uko bisanzwe iyo niyo channel yacu mukomeze mudukurikire mukomeze mudushigikire batamuriza nawe guturuka muri Miracle Center turagushimira Imana ibaho umugisha cyane turashoje amen